ndagusabye imbabazi wito mbabarira rwose. Nanjye nukuri mumbabarire ko natinze kubitaho. Kubona moto ntabwo byari byoroshye. Dutuye ahantu hategereye kaburimbo. Nta kibazo. Ubwo urakoze kuza. Gusa ndacyagusaba imbabazi z'uko nitwaye nkubonye. Ariko simbyumva boss. Ufite ikihe kibazo? Nakubwiye ko mfite ibibazo mu rugo. Ariko ntumbaze byinshi. Ahubwo mbabarira rwose wongera umubiri unkomeze. Mana we, kumva umutima wenda kukuva mu boss. Urakoze cyane wito. Kandi ndacyagusaba imbabazi mukobwa mwiza. Umenya ari Imana yakunzaniye kuko kuva nakubona mbona uri ubuhungiro bw'ibibazo mba nahuye nabyo aho ntaha. Ihangane n'ukuri. Nta kibazo. Kandi ndakwinginze ntihongere ko. Mbabarira. Sinongera wito. Gusa sinakubwira ko ntazongera. Uzantera isoni rero cyangwa ujye utuma ninjira muri ofisi yawe mfite ubwoba. Kandi akazi nshinzwe rwose ntaho nayihungira. Mbabarira n'ukuri wito. Kandi ndagusabye ntukeke ko mbiterwa n'uko nkuyobora mu kazi. Cyangwa ko kubera bene b'abayobozi bitwaje ijambo bafite bagakoresha abakozi ibijyanye n'irari ryabo. N'ubundi igihe maze nkora hano izo ngeso sinigeze nzikubonaho. Wita. Ibi byose mbiterwa n'urushako rubi. Ngo urushako? Witonze. Karame. Wabeza namushatse mukunze. Ariko maze kubona ko ntari imuzi. Nashutswe n'ababyeyi baduhuje. Nanjye nkibona urukundo ruza rugurumana. Sinafata igihe cyo kumwigaho ngo mumenye. None ngiye kuzaza. Ewe. Nukuri nimwihangane. Wito. Karame. Umenye nkugora. Gusa uko nkubonye numva asa n'uruhutse mu mutima kandi nkumva ngomba kukubwira ibibazo byanjye. Nta kibazo n'ukuri ujye umbwira byose boss. Ujye umbwira ibikugoye kandi niteguye kugufasha. Ariko ndashaka kugira ikintu ngusaba wito. Ndakumva. Ntukanyite boss. Njye unyita Kabarisa niryo zina ryanjye. Ubwo sinzabishobora koko cyangwa abantu bazumva muvuga mu izina umuyobozi koko ntibazagira ngo nshire isoni. Oya, sinjye bigusabye se. Ndakorera nkumva rwose ndatusha n'ukuri. Akose bwo kubiterwa n'iki? Ubanza gukunda wito. Ariko rero ufite ikihe kibazo wito ko wimyoshe? Nubwo nishimiye ubuzima ushobora kuzanteranya n'umukunzi wankunze nkamukunda. Mu by'ukuri byatangira ari kumugirira impuhwe kubera ibibazo bye. Tugatindana muri biro tukaganira. Ubundi akansaba kumuherekeza ahantu hatuje muri weekend. Hanyuma nanjye nkamujya inyuma tukajyana. Ariko ntakubeshye. Kwifata imbere y'umugabo mwiza unafite amafaranga byarananiye Marija. Ibyo ntibikise kandi wito. Marija. Uri mukamaru ariko uri n'inshuti yanjye ntigeze mpishibanga na rimwe. Kandi ungira inama kenshi. Ariko ubucuti bwanjye na Kabarisa bwarakomeye pe. Kandi naho namenye ko ari umugabo ufite umugore kumwikura byaranze. Iya umusore mukabana ntacyo byari kuba bitwaye rwose. Ariko niba ari umugabo ufite umugore ni ikibazo. None se ubuko nubwo yubatse uhe byacu byarenze mbibi singiye ko kubeshya. Yewe. Wito. Bese icyo shyigikiye nuko usohokana n'abandi bantu urubyiruko mungana. Washaka kubyina ukagenda ukibyinira rwose. Washaka icyo ubashije kwigurira ukakigura. Kandi ugasangira n'abandi. Ariko ibyo guca inyuma nkunda Imana uko kudabyo rwose simbishyigikiye n'ukuri. Simbishyigikiye pe. Iyo ubona undi mugabo kujyana byo ntari kugushyigikira ukigendera. Ariko kumuca inyuma n'umugabo w'abandi umva ntabishyigikiye rwose wito. Nyine nanjye sinigeze mbyifuza pe. Ariko byambayeho nta kundi. None se niyi nzu niwe wayikuguriye? Aha, niwe. N'amajoro natahaga cyangwa nkagenda muri weekend niwe twabaga turi kumwe. Sobanurira neza. Ubu yakugeze nk'umugore wa kabiri rero? Nabikubwiye Marija. Byatangiye ari ukumbwira ibibazo byo mu rugo rwe.
mbese umunsi umwe yarampamagaye musanga ku kazi mpageze akinkubita amaso yarampobeye ahita nsoma nyine nkunguye ibi byimbi turabyumva nagerageje guhita mwikura nyine ariko ntabwo byari byoroshye ariko uko iminsi igenda ishira gukomeza kuba kumwe nawe kenshi byatumye tumenyerana cyane yaba yagiranye ibibazo n'umugore we ntashake gutaha bikaba ngombwa ko dutindana mu biro ngataha ntinze marume nawe yaba yantanze mu rugo akambwira nabi byose urabizi uko byagendaga uriya nawe yagufataga nk'aho ukiri umwana muto kandi ukuze byageze aho rero ni ukuri atampamagara nko muri wikendi nanjye nkamukumbura pe mbese umubano wacu warenze uw'umuyobozi n'uwayobora uhinduka uw'inshuti pe ako bigeze aho birarenga singiye ko kubeshya kuko naramwihaye wese Marija naramwihaye nawe urabyumva ndi mukuru ndabyumva wito ubu se ataha hano cyangwa atahe ahaza kenshi gashoboka ariko ntajya harara undi mana we umusore witonda nyagasani azaza nsange yewe herega nawe yaransize kandi wa mugani sinamenye ibyo arimo iyo ngiyo mu mahanga none se ko wumva asa n'uwakugize ibiro bye bya kabiri mwana w'umukobwa wowe kuzi neza ko afite umugore yaba azi ko ufite fiyanse kwa muganga gukora iki koko Marija reba nawe nese umaze urwaye nabihishe umuntu uwo ari we wese nukorome ntabizi umwamikazi wanjye ntabizi kandi urarushaho kundembana utaranivuje nza nkagusura nihishe simvuga aho mvuye mana yanjye we ibi ndabyifata mu nte koko undi mana Marija ubu nabikoreye iki koko wirira rwose wirira wito kandi rwose ibyo guca inyuma umukunzi wawe byo sinari mbigushyigikiyemo rwose sinari mbigushyigikiyemo pe nyine nanjye sinari nzi uko bizagenda Marija ibyo ari byo byose rero nk'umuntu mukuru nibwiye ikikurijije rwose wito ushobora kuba utwite uratwite niko bimeze Marija wabimenye nuko byagenze rwose we uzashaka ubwo bwa mushiki wa nkunda imana utwite koko ntibazagutahura ariko witonze koko ibi bintu nkoreye n'ibi mfite ubwoba bwinshi cyane Marija uwampa niburiye isi kasama ikamira ariko mana yanjye koko ubu se koko turakora iki koko turakora iki ntabwo mbizi we undi mana arampamagara mbere yo kumwitaba nkabanza nkarira nkihanagura mana wanjye baba we nabera mpuye n'ihurizo rikomeye ubu se koko wito wabaye indangare n'ukuri yego wari ucudutse n'uriya mugabo ariko wizi neza ko ari umugabo w'abandi ntabwo wagombaga kwikora ibyo koko ndabizi neza ko Kabarisa afite undi mugore nubwo kandi bafitanye ibibazo bwose Kabarisa akunda umugore we n'abana be pe ko wemeye kubana nawe hano ubizi neza ko afite umugore w'isezerano kandi akunda wa mukobwa wo uzemera umubyarire nyine w'umugore wa kabiri uzabyemera nukuri nanjye arankunda Marija yanguriye imodoka nziza urabizi iyi nzu nayo ubu nitwa ko nayiguze koko ariko umusazi wa mukobwa we ubwo se ubundi fiyanse wawe naza uzamubwira ko ayo mazu n'amamodoka wabiguze iki koko simpembwa se waba uhembwa ngahe mwana w'umukobwa ubasha kwigondera imodoka nk'iriya na kadasitere nk'iyi waba uhembwa ngahe ko wabaye igicucuka ngira inama yewe ngira inama Marija ngira inama rwose kuko ntatashye ubukwe bwa Kayitesi sinaza cya musaza we kandi ukomeza uko sinagera mu bantu b'iwacu yewe umva rero witonze n'ubundi cyaha waragikoze wagikoze umunsi utwara inda y'umugabo w'abandi iyo ndareka tuyikuremo ayiwe uki Marija mpfuye uzi gusetsa wishwa n'iki se ubu niwe wa mbere wabukuyemo inda yikuremo ibyumweru bibiri bisigaye ngo ubukwe bwa muramukazi wawe utaye uzaba warakize uri inkumi nziza ntawe uzarabukwa mfite ubwoba
ese ubundi wito wayiguteye yarabizi azi ko ndwaye malariya nta gutindikanya ahubwo rero rwose itegure mujyana ahantu bagufashe byihuse